turi babiri wo kuganira, ni umwanya wo kureba ibyo azakora ejo mu kazi, ni umwanya wo kwandika bya bitabo, ni umwanya se wenda tunahitamo kureba na filime. Njye nkunda filime cyane, we akayanga kubi. Akambwira ati televiziyo ntukayishyira imbere, ariko haba harimo Mani yavuzwe cyane ngira ngo yari yababwiye. Mani yahagera akaza vuba vuba ati cara nkwereka umukinnyi duheruka kugura. Kandi yarambwiye ko televiziyo atayikunda. Ariko uwo mwanya rero tuwushyizemo byabaye byiza, ku buryo n'igihe yabaga afite akazi kenshi ko gukora, kubera wa mwanya yaduhaye ni nk'ifumbire, yaragendaga agakora, jye n'abana tukavuga ngo papa ari busy, aho azazira tuzahita dukora ibi n'ibi n'ibi. Ugasanga abana birabafashije kandi nawe biramufashije. Mpamya cyane ko no mu kazi byamufashije cyane. Abakoresha be nibareba bazasanga umusaruro uri hejuru cyane. Ikindi kintu nabonye cyiza nkimenye vuba, ariko cyakonfirmye ko communication ari ingenzi. Maranye imyaka na Tom 12, ariko muri logique ye ngo akunda abantu bagenda mu modoka imwe. Muraza kundebera ko atari ukwikunda sinzi, ngo nibwo bakundana kurushaho. Tukagira rero imodoka duhuriramo twese, nge nayicaramo nkakunda indirimbo, wagakunda kumva amakuru. Uko ngezemo nkakubitamo indirimbo, nawe hashira iminota ati ntirangiye agakubitamo amakuru. Noneho rimwe na rimwe bikambabaza nkavuga ariko simvuge. Ejo bundi muri iki cyumweru Imana yampishuriye ibintu bikomeye. Ndamureba yinjiye mu modoka, amakuru aratangiye. Ubwo nene ndi kwimvira uturirimbo ndi muri mood. Ariko Imana iramfasha sinarakara, none ndamubaza nti jewe mbona uruha cyane. Ntigiye numva ugiye ubanza ukumva uturirimbo mu mutwe hakaruka byagufasha. None haransubiza ati jewe burya indirimbo nakazi kuri jye. Hari igihe dutwarwa cyane tukibagirwa ko twashatse abantu bafite n'impano nziza y'ubuhanzi. Ndamwana uzi ko ari byo. Ati giye ndikumva indirimbo ntangira kumva he ibyuma bihengamye, mastering niki. Ati rimwe na rimwe hita njya muri studio kandi atari umwanya wabyo. Atari ko amakuru aranduhura mu gihe mwebwe indirimbo arizo zibaruhura. Nasanze naratinze kubibaza. Iyo myaka 12 yose naramuvunye. Ubu kuva uwo munsi rero sintuma nagera mu modoka, mbona tunguka hari nagezemo nakwisema amakuru. Kugira ngo bimuruhura. Aho rero nize ko communication si ngombwa ko mwicara muri restaurant, si ngombwa mu cyumba, ahantu hariho hose mwaganira, kandi ikintu kibubaka, kiborohereza mu mutwe, kinatanga umusaruro ufatika. Murakoze. Reka nawe muhe umwanya agire wenda uko nabonaga byinshi nawe afite ibyo yabonaga, agira icyo atubwira. Trish yarakoze. Nyakubahwa First Lady, nanjye ndagushimiye ko mwaduhaye uyu mwanya ndetse n'abateguye iki gikorwa. Ibyo Trish yari avuze je n'ajoute rien. Ariko ndi bwongereho akantu gato nanjye kuri ku rugendo rw'iyo myaka 12. Mu by'ukuri kuba twicaye hano suko turi special, nta n'uwo dushaka wenda kubwira ngo kora gutya. Buri wese afite icyo yasangiza undi kikamwigisha cyangwa kikamufasha. Natwe kuva mu gitondo hari byinshi twize. Ndi buvuge rimwe na rimwe ku kintu gikunda kubangamira couples iyo bakiri batoya. Ni ikintu gikunze kuba rimwe na rimwe abantu ntibabone uburemere bwacyo. Ikintu gikurikira kiba mu gihe cyo gutegura ubukwe, nyuma y'ubukwe, ndetse no mu rugo. Ikintu cy'amagambo. Amagambo rimwe na rimwe avugwa n'inshuti n'abavandimwe na rubanda. Rimwe na rimwe ugasanga aciye abo bantu intege iyo badafite urufatiro rukomeye, bikaba byanabaviramo intandaro y'amakimbirane. Twe twahuye na challenge tukibana social media. Buriya social media zikunze kubangamira abantu baba star, abakina filime, abanyamakuru, abahanzi. Twe tukibana haje inkuru yuko ngo twabyaye umuzungu. Ubwo birumvikana ko wamubyaye afite ahandi yamukuye.
hanyuma banarenzaho ko twamaze no gutandukana, yatwaye imitungo yagiye. Ibyo bintu urumva ko ari ibintu biri bizarre, njye narabisuzuguye rero. Ndetse nawe kuko turi kumwe yabyumva yabimbaza nkamubaza se ko Tricia bavuga ari wowe ukaba utarabyara, urumva ibyo bintu bifite ishingiro. Ariko twibagiwe ko twari dufite umuryango. Mu rugo iwabo bakundaga kumubaza kuko urumva iyo abantu bagishaka imiryango ibaha umwanya kugira ngo babanze bamenyane, bubake urugo rukomere. Igihe kimwe rero bamwe mu bantu b'ababyeyi be baramuhamagara baramubwira bati ibintu twumva koko niba mufite ikibazo mwatwegereye tukakiganiraho ariko ntituzabone biturika. Tricia agerageza kubasobanurira. Uwo munsi bihurirana ko nanjye inshuti yanjye, hari umuntu w'inshuti yanjye twanagendanaga twabaga turi kumwe kenshi, wamamagaye ati rero hari ibintu nashatse kukubaza ariko mbura uko mbivuga, ariko unyihanganire mbikubaze kuri telefone. Atowe na Tricia mufitanye ikibazo? So nawe ndamusobanurira ndamubwira nta kibazo dufitanye, kubw'amahirwe ibintu bavugaga hari n'undi bari barabivuzeho. Ndamubwira nti se wa undi wundi babivuzeho urabona atari script bafashe bakayituzanaho? So ariko kubera ko twakomezaga kubibazwa n'abantu benshi, icyo gihe nakoresheje social media kuko naho byari biri, mbivugaho ndabyadressinga, kubw'amahirwe birahagarara. Urwo ni urugero rwatubayeho, ariko ngira ngo abantu benshi bahura n'ibyabo. Ushobora kuba mu rugo ugasanga wenda umugabo wawe iwanyu ntago bamukunze mu ntangiriro ko batamuzi, byamugeraho bikamuca intege, noneho mukubaka urugo mutibona neza mu muryango, cyangwa mwamugishakana bati ko mutabyara, cyangwa mwabyara umwana wa mbere bati ko mutarabyara uwa kabiri. Ugasanga ibyo ubwabyo rimwe na rimwe bitari mu bushake bwanyu, kuko hari abantu bashobora no kubana bashaka kubyara bakamara imyaka 5, 10 bakazababyara. Icyo twakinyuzemo gutyo, kuko of course twaraganiraga hagati, ariko ko cyavugirwaga hanze y'umuryango habayeho uburyo bwo kucyadressinga. Ikindi ndi buvugeho ni ku kintu gikunze kutugonga by'umwihariko kijyanye no kubahiriza igihe. Nkeka ko n'abagabo benshi bahura nacyo, aho iyo mufitanye gahunda nk'uko yabibabwiye dukunda kugendana. Twizera yuko iyo abantu basenga bari kumwe, iyo abantu banagendana, iyo abantu barara mu cyumba kimwe, kuko hari n'igihe abantu bafitanye amakimbirane umwe ashobora kwimuka mu cyumba akajya mu kindi azi ko arimo gutanga amahoro, ariko bikarangira ahubwo ashyizeho distance izagorana gutuma habaho kuganira. Twe rero tugerageza ko ibintu nk'ibyo by'ingenzi tubikorera hamwe. Ku kijyanye rero na time, n'uyu munsi tujya kuza buriya namuhaye umwitangirizwa, aritegura, amaze kwambara, atangiye kwambara wenda tw'ingenzi twa nyuma, nanjye mbona kujya kwitegura ko njye nitegura vuba. Ubundi mbere nariteguraga nkajya mu modoka ngatangira kuvuza amahoni, noneho yaza tukagendana turakaye tutavugana, kuko mushyizeho pressure, wenda aje nta makiyaje akoze cyangwa ntabwo yizeye uko byagenze, aje arimo kwireba mu modoka ambaza ati kubera icyo banshyizeho pressure, mba nabanje gutegura abana kumenya icyo baza kurya tudahari, kuko n'umuntu ukunda abana cyane. N'ubu nubwo mwumvise dufite abana 5 bayifuza n'uwa 6 kuko ndetse niyo ashaka no kwiga yifuza ngo ibintu bya parenting ni impano ye. So umwanya munini rero nubwo akererwa akunze kumara arimo areba ibyo mu rugo, areba iby'abana, noneho twaza yumva ko afite reason, nanjye numva ko aho tugiye kuhagera wenda tuhagera dutinze, bigatuma tugendana tutavuga. So ibyo rero naje kubibona, mbona ko niko ateye, nta kintu nabihinduraho, kandi biba byumvikana. Noneho mu mwitangirizwa twagendana mu modoka tukagenda duhuriyemo tukagenda tuganira. Icyanyuma gikunze kugonga abantu cyane cyane abagabo ni ikintu akenshi dushaka abagore tunarusha n'imyaka, noneho ukaza unafite n'iyo superiority complex. Rimwe na rimwe ugatekereza ko kuba umugabo ari ugufata icyemezo. Byajyaga bikunda kubaho, ariko ku tuntu duto duto, nk'utuntu twa priority, twagombaga gukora iki ariko reka tukireke dukora iki. So ibanga twakoresheje nuko priorities z'ibyo twifuza gukora
tuziganiraho mbere. Uwo imishinga tuzakora muri 2030 turayifite iranditse, bivuze ngo uno munsi niyo waduha nka miliyari 5 dushobora kuzisipendinga neza tutazangije, kubera ko ntabwo twatekerereje mu bushobozi dufite nonaha, kuko ikintu twabonye ari igihe ubona nk'amafaranga ugasanga hari ikintu kije cyihuta, iyo utatekereje ngo nayakoresha iki, ugasanga uyadepanshije mu kintu, uratashye usanze mugenzi wawe nawe yari afite ikindi atekereza, nabyo ubwabyo bigakurura amakimbirane.